hari ibiganiro nagiye mbona bari kuvuga ngo Pasiteri Mutesi aratwaye umugabo w'abandi uriya mugabo wapfuye ntabwo yaragize yarari divorce bati nawe hari ikindi kiganiro washyizeho kivuga ko uriya mugabo yari divorce yemba hano muri Amerika maze twagereye hano njyewe maze imyaka 15 hano muri Amerika state nashyikiyemo yari muri California mva California nimukira muri Phoenix Arizona on 2015 twagereye rimwe n'abarusagara n'umudamu we n'abana twarahagereye rimwe hano muri Arizona yego so ukuri njyewe nshatse kuvuguruza uriya mugabo uvuga nk'umugore Dihajadi n'undi mupasiteri munini cyane nawe wavuze ari kurira ngo pasiteri yatwaye umugabo w'abandi no njyewe turabana n'umugore wiwe hano muri Phoenix turabana ni mugenzi wanjye n'ubu twavuye ku kiriyo turi guhoza abana ntabwo turi guhoza umugore ndakumva n'umugore so barakuva kuri 2016 hari hashize imyaka ingahe kuva kuri by 7 years cyangwa right batandukanye Rusagara n'umugore wiwe bari divorce ntabwo ari separated umugore wiwe kuko ni nawe wamwanze Rusagara ntigeze yanga umugore Rusagara yavuye muri iyi state asa nkaho ari guhunga because ibiketse uriya mugore yamushyizeho byari byinshi cyane bibi kandi urukumva so bibi ndi mu kazi nkora kwa muganga mu barwayi nariko naringize umuzinya ndavuga ati kuki abantu babesha njyewe sindi kuvugira umugore kuko nanjye njyewe sindi kuvugira umugabo sindi no kuvugira umugore bati umuntu ureba impande zombi ukareba uwakoze amakosa Rusagara ntiyasambanye ubundi ikosa rifatirwa binatuma umugore n'umugabo batandukana n'icyaha cy'ubusambanyi ndetse n'urupfu cyangwa se kuba mu kwizera kimwe so Rusagara yafatiwe mu busambanyi umugore niwe wamwanze kandi anahanurirwa n'undi mupasiteri anasengeraho wanabimufashijemo amubwira ngo uriya mugabo si uwawe nawe yaramuhanuriye uriya mugabo si uwawe so umugabo arohoha nyine arahunga aragenda ubuzima hano bwa muri Amerika umugore yakwanze umugore niwe uri ku ntebe ahita nyine arigendera so icyo nshaka kuvuga ndashaka gukuraho ikintu kivuga ngo uriya ngo Mutesi yari yaratwaye umugabo w'abandi no bari right mbese uriya mugabo yari ihanganye yategereza imyaka myinshi cyane areba ko umugore yanagaruka umugore we yaranze n'umutima wo kuba arwaye umutima umugore yamwangishije n'abana she doesn't want the kids to see the father so umutima kuba wamwishe iplasiyo yo kuba abana batamubona nyina yarabamwangishije right so rero abantu bari kuvuga ibintu bitakwiriye please babareke kuvuga njyewe sinakunda kurikirana sinabona kuvuga ngo atekanye muhamagara no mugabo mubwire ukuri njyewe icyo ndikubwiye ni ukuri turaturanye n'umugore hano neza everyday tuba turi kumwe ntabwo yaguhamagara ari nko mu kiganiro kaba ariko kabivuga akagira amakuru akubazaho wowe umuntu akuhamagara ari nko mu kiganiro ntabwo ari byo byaba byiza cyangwa umuntu akaba yakoresha nk'amajwi yawe hari ikibazo nta kibazo ugende kukubwira nti abantu bareke kubeshya uriya mugabo ntiyari afite divorce bari bafite divorce uriya mugabo yaragiye gukora na Mutesi
sorry gato, umugore wa Rusagara arabizi, urabizi neza ko bari bafitanye divorce n'umugore yari abizi ko divorce ihari? Bari bafite divorce, yes. Bari bafitanye divorce. Yes, bamaze imyaka 8 batandukanye. Ndumva mutese bakomeza kumutera amabuye mane, ibyo bakoze byari biri right. Yes. Mwebwe se mwabisanzwe muzi abana afite nta n'umwana muto w'igitambambuga ashize. Abana be bose bari barakuze, babiri barafunzwe, baranakatiwe. Babiri barafunze baranakatiwe. Yes. So rero tuzaza tuvugana, ndagukurikirana. Sometimes hari ibyo ndaba ndashaka kuvuga ariko bikoze kuri Mutesi Aronire ntago ari byiza. Yes, yabuze umukunzi we kandi yendaga kurushinga uriya mugabo. Umugore yaramutaye, undi ufite umutima arashaka kwizanira n'uwo mugabo. Ikindi icyo wowe wumva udakunze hari abandi bagikunda, right? So yes, thank you.